tubaha ikaze inshuti namwe bakunzi ibiganiro byacu mudukurikirana uko bukeye uko bwije aho muherereye. Muri uyu ni umwanya mwiza w'ibiganiro byacu kuko twabibemereye kandi twabemereye kuzaza tubagezaho ibiganiro bitandukanye. Kuramya ni bimwe mu bigize umukirisitu, kuramya no guhimbaza ndetse no gusenga no gusoma ijambo. Kuri uyu munsi tukaba twahisemo kubagezaho ikiganiro n'umuhanzi wacu benshi ukunze kutugezaho ibihangano bye uko bukeye n'uko bwije. Mbere yuko dutangira, reka tubanze dusabe umushyitsi wacu kutwibwira. Karibu. Murakoze cyane. Nitwa Felix Muragwa. Uvuze ngo Felix Muragwa, twibwire ku burambuye. Urashobora kutwibwira neza ku burambuye kugira ngo bakumenye? Nubwo nimbivuze, nitwa Felix Muragwa. Ntuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nkaba ntuye muri City ya Austin, muri state ya Texas. Aho ngaho nkaba ndi umuramyi. Felix, ubushize twakoranye ikiganiro, tubikorana kuri virtual cyangwa se ku murongo wa telefone niko navuga, ariko mu buryo bw'amashusho. Noneho ubu nyine ko turaganira imbona nkubone turi kumwe, kandi mu minsi iza, rero si iminsi iza, mu minsi ibiri kuva none uri kudutegurira indirimbo z'amashimwe. Banza utubwire muri make kuri ibyo ngibyo. Urakoze cyane David. Nkuko wari ubivuze, iyo umuntu aramya Imana cyangwa se umuntu ahimbaza Imana, tuba tuvuga ubutumwa ku bantu batwegereye n'abatwegereye, abantu batuye mu mpande nyinshi zitandukanye. Rero ni byinshi tubahishiye, byiza biri imbere tuzagenda tubagezaho. Bimwe muri ibyo bikomeye, hari igitaramo turi gutegura vuba aha ngaha. Uvuze ngo hariho, sinzi nimba nibeshye, ariko ndabizi yuko uri gutegura nk'ibiteramo bibiri. Hariho icyawe, hakaba n'icya James. Ibyo bintu uko urabifatikanya gute? Buriya icyo umuntu akunda ntabwo ushobora kukiburira umwanya. Ino weekend ku itariki 30 z'uku kwezi kwa karindwi hari igitaramo cy'umuvandimwe witwa James uturutse muri Europe. Afite igitaramo cyo kuramya Imana no guhimbaza. Mboneraho no gutumira abantu batuye around muri Texas cyangwa se batuye muri Amerika, bafite umwanya bazaza dufatikanye turamya Imana, twagura ubwami bw'Imana mu buryo bwo kuramya Imana no kuyihimbaza. Rero ndi umwe mu batumirwa tuzafatikanya nayo kuramya kuri uwo munsi. Ubwo no kuvuga ngo kuri uno wa gatandatu umusibo umunsi umwe. Muri make ejo bundi ni wawe uteguje kuganira, ariko nako icyo gitaramo ubushize nabonye wari wagiye muri Iowa. Urugenzi rwanyu rwakiriwe gute? Byagenze gute? Twagiye muri Iowa mu bintu bya famiye, by'ubukwe, ariko urugendo rwagenze neza. Ariko hari concert mwahakoreye? Of course, hari concert y'umuvandimwe n'ubundi yari ihari, ariwe James, ari muri tour. Imana imumugisha aherereye kandi ikomeze mwagure mu buryo bumwe n'ubundi. Rero kuri uwo munsi nyine twari mu bukwe kwa gatandatu, ku cyumweru nimugoroba hari concert. Gusa kubw'impamvu zitandukanye njye ntabwo nabasha kuba muri iyo concert. Nahise ngaruka, nari mfite indege uwo munsi, bituma utabona mbere yuko igitaramo kiba mfite ngaruka, bituma ntaboneka. Ari no mu buryo bwo kwitegura kugira ngo tuzaje kubana hano ku musibe w'ejo kwa gatandatu. Felix, reka dutibuke ku buzima bwa busanzwe. Ndabizi yuko uri umuramyi. Impano y'uburamyi wayitangije ryari? Ni gute? Urashobora kutubwira kuri make uko byatangiye? Urakoze. Impano rero yo kuramya Imana, buri muntu wese araramya, ahubwo biterwa n'uburyo ki umuntu aramya mu Imana, cyangwa se kandi bigaterwa n'icyo umuntu aramya. Impano yo kuramya Imana ni ibintu nakuriye mu muryango wa Gikristo. Nkura ababyeyi batujyana muri church, guhera muri Sunday school, turimba mu macaces atandukanye, tukaramya Imana
tugahimbaza Imana. Umuntu agenda akura mu buryo uko imyaka igenda ikura ari nako umuntu agenda asobanukirwa nyine ibyo arimo arakora, kuramya Imana, guhimbaza Imana ni ibiki. Ariko uko umuntu agenda akura imyaka igenda yiyongera nibwo umuntu ahise ntangira gutekereza ese ni ko umuntu yakora nko hari passion ifite, mba numva nshaka kuririmba, mba numva nshaka kuramya Imana, numva ari rwo ruhare rwanjye mu butumwa natanga ku bantu bataramenya Imana, havuga ngo ese ni iki nakora. Rero niko kugendamo matima atandukanye, tugasenga, tukaririmba, tukaramya Imana. Bivuga ngo byatangiye kera, sinshobora kubwira ngo byatangiye uyu munsi, izi tariki, iyi saha, kuko ni ibintu byagiye nagiye nkurana nabyo. Mbese byagiye byuzuzanya. Byagiye byuzuzanya. Ariko se urebye mu murimo, nta murimo utagira imbogamizi. Urebye nk'imbogamizi nini, ni iyihe mbogamizi ufite muri uyu murimo wo kuramya? Ikibazo cyiza kandi kitoroshe gusubiza. Nta kintu buriya ku isi kitagira imbogamizi. Ikintu cyose kibamo imbogamizi, kandi cyane ikintu cyerekeye umurimo w'Imana nzamuna arimo habamwo imbogamizi nyinshi. Imbogamizi nyinshi umuntu yagiye ahura nazo cyangwa nagiye mpura nazo, ari nk'aho twagiye twiga muri secondaire, nk'aho twagiye twiga muri primaire, ukabona like generation yawe abenshi ntibaba bumva ibintu urimo urakora, cyangwa se urungano rwawe ntibaba bumva ibyo urimo urakora, bakumva ni nk'ibintu nyine bitumvikana. Rero noneho hagera ukibase aba bantu ibintu nzamvuga bagasa nk'abatabyumva, abandi bakabyumva, mbese bikakujija, bikaba byaguchallenginga kuvuga ati se wasanga wenda ndi mu nzira itari nziza, ariko kubera ko ari ikintu Imana ibaragushizemo, ntabwo ucika intege, urakomeza ugapushinga. Nubwo abantu bavuga amagambo menshi atandukanye, bamwe hari n'abakubwira ati byihorere byo si ibyawe, hari n'abakubwira ati courage. Mu buzima niko bigenda, hari abantu baguca intege, hari n'ibintu biguca intege, ariko Imana izidushoboza. Kubera ko ijambo ry'Imana zaravuga ngo iyo atangije umurimo muri twe ni nayo izawusohoza. Rero kubera iryo jambo ugenda umuntu avuga ati wow, mfite ikintu kiri kumpushinga, nubwo bizaba bimeze gute, ariko ndacyarimo ndamarana kugira ngo nzabone icyo Yesu yambikiye. Ni gute wifatikanye n'ubuzima busanzwe, dore yuko uri gutegura concert cyane cyane mu minsi 2 iza, kugira ngo mukore amarepetisiyo, kugira ngo muhure nabo muzaririmbana, dore yuko muri iki gihugu hari ukuntu bisa n'ibigoye bitewe amasaha yawe siyo yanje siyo yundi, kugira ngo muhure mubikora gute? Ntabwo biba byoroshye. Hano kino ni igihugu kigoye, aho abantu baba batuye ahantu hatandukanye, mu masiri atandukanye, cyangwa se muri siri imwe, cyangwa se mu muhano umwe, ariko bikagorana bitewe na gahunda z'akazi. Ugasanga bamwe bakora mu gitondo, abandi bakora nimugoroba. Ni ukuvuga ngo ijoro n'amanywa ntibizahura, ni ibintu bibiri bitandukanye. Ariko usanga kenshi na kenshi tugerageza kubalansinga muri weekend, kwa gatandatu niho abantu benshi badakunze gukora, ababonetse tukarepeta, tugakora ama practice ashoboka bitewe n'umwanya dufite, ariko ntabwo tuba dufite umwanya uhagije, kuko n'ubundi usanga ari abakora nimugoroba mukarepeta mwihuta, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ariko Imana igenda idushoboza, Imana igenda icinzira abantu tukabonana. Uyu munsi abaje bakaboneka bakarepeta, ejo bundi abandi baza bakaboneka bakarepeta, twagira amahirwe twese tukaboneka, tugahora tukarepeta, Imana igakora ibyayo. None ko nuba bitoroshe, kuko muri gutegura igikorwa kimwe, ariko bamwe bakaboneka uyu munsi, abandi ejo ntibaboneke. None urumva ibyo bintu biba biri mu murongo mwiza, cyangwa se urumva nyine biba bigoye, ariko mufite uko mubikora kugira ngo biborohere? Reka mvuge iki kintu, ntabwo gufata umwanya mwinshi muri repetisiyo aribyo byotuma ubushake bw'Imana bugaragara, cyangwa se byatuma Imana ikora icyo yagambiriye gukora. Dushobora kurepeta twese turi abantu 300, ugasanga nyine twakoze repetisiyo, Imana ntiyite kuri ya repetisiyo y'iminsi myinshi twakoze, ariko ugasanga ari nk'umuntu ushobora kurepeta umunsi umwe, cyangwa uwo munsi ntanarepeta akajya kuri stage akaririmba, ariko ugasanga Imana ikoze imirimo n'ibitangaza. Ni ukuvuga ngo ibintu by'Imana ni ibintu bitaba byoroshye. Yego ni byiza ko dukora practice, tukaranja ibigomba tugashyira ku murongo ibigomba gushikwa ku murongo, ibintu byose tukanaganira, tukamenya uko tuzakora, ariko tukanasenga Imana. Ariko ibyo byose dukora Imana biduheramo umugisha, kandi ibyo byose dukora Imana niyo yiyaranje igakora icyo yagambiriye gukora.
ubwinshi bw'amarepetisiyo cyangwa se umubare w'abantu benshi ntabwo ari wo utuma ubushake bw'Imana buba cyangwa ntabwo ari wo utuma Imana ikora icyo yagambiriye gukora. Tubona bibaye Imana tukavuga ati Imana ishimwe, tugashima Imana. ubuze aho ngaho hari igitekerezo cyangwa se ikibazo cyabajijwe n'umwe mu badukurikira ubushize, abaza impamvu kuri none bamwe mu bakirisitu bishyuza amakonseri abandi ntibishyuze. Ariko ndebye muri konseri mufite muri iyi ndetse muri make ndebye muri iki gitaramo mufite muri iyi weekend na kiriya gitaramo kindi uri gutegura nta namwe uzishyuza. None se aho muzakorera abaririmbyi, abacuranzi, abo bose basabwa kwishyura, mubigenza gute cyangwa se muzabigenza gute? Reka mbisubize muri ubu buryo. Abantu bagenda bumva ibintu uburyo butandukanye, kandi hari ababona abantu bakoze igitaramo bakishyuza amafaranga bagakeka ko cyangwa se bagatekereza ko bagiye gukiza wa muntu ufite konseri, cyangwa bagakeka ko wa muntu ari gucuruza ubutumwa cyangwa se ari kudandaza ubutumwa. None se si ukubucuruza? Ntabwo ari ukubucuruza. Nabisobanura muri ubu buryo. Ahantu hose abantu baba bakoreye, niba ari muri sale asandi bivuze na neza, abacuranzi bagomba kwishyurwa, abaririmbyi bagomba kwishyurwa, n'ibintu byinshi muri konseri haba harimo ibintu byinshi detail utajyamo, rero byose biba bisaba amafaranga. Rero ayo mafaranga aba yayisipendinze. Rero kubwo gushyigikira umurimo w'Imana, reka mbyite gutyo, ushatse wayishyura, kuko n'indirimbo kenshi na kenshi tujya kuririmba hariya mama zifite ku ma YouTube cyangwa se ku ma platform atandukanye. Ariko nkeka ko ababikora abarukira ngo bashigikire wa murimo w'Imana cyangwa se bakushigikire wa mukozi w'Imana kugira ngo bya bintu yakoze bibe byabona inyushu, cyangwa se bya byuma yakodesheje, ya sound yakodesheje, baba sound engineers yakodesheje, abone icyo abaha, ibintu byinshi bitandukanye. Ntabwo ari ukuganga ari gucuruza ubutumwa. Abantu bazaza banabyumva tibakaza bavuga ngo abantu gucuruza ubutumwa ahantu hose. Ubu ngubu isi yose yabaye muri telefone, yabaye akantu gato. Ijambo ry'Imana ryose washaka uraribona, ushobora kujya kuri platform zitandukanye ukarisangaho. So udashatse cyangwa utabyumva wakumvira ubutumwa kuri YouTube, wakumvira ubutumwa kuri Instagram, kuri Twitter n'ibindi byinshi bitandukanye. Rero hariya no kugira ngo abantu duhure twumve umwuka wera w'Imana aduhumekere hamwe, dusabane, turamye Imana, ahasigaye ubwiza bw'Imana buzamuka. None se uremezanya n'abavuga yuko kwishyuza muri konseri ari ugucuruza impano, cyangwa se ntiwemezanya nabo? Ntabwo nemezanya nabo, kuko ntabwo ari ugucuruza impano. Aramutse ari ugucuruza impano, nkeka ko wenda n'ibihangano bagenzi banjye bakora ntibakagombye kuba babishyira no ku ma platform yabo, sibyo? Bakagombye kuzaza niba ari indirimbo ya compoje akazayiririmba wenyine hanze yicaye kugira ngo ntuyumve. Yakubwira ngo niba ushaka kumva ko ndirimba ishyura mbanze ndirimba. Okay, aho mbivugira sibyo? Aho mbivugira na abazabacurangira n'abakirisitu sibyo? Kuko ibabishyuza. Reka bisobanure muri ubu buryo. Kenshi ijambo ry'Imana tuvuga ibintu bimwe, ariko twirefera no ku ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana rivuga ngo buri muntu azatungwa n'imirimo y'amaboko ye, sibyo? Kandi kuba umuntu wamukura muri serivisi ze yarari, kenshi na kenshi abantu batuye ino abenshi ntabwo ariko kazi bakora gusa. Ubu usanga acuranga ari umu professional mu bucuranzi of course, ariko akora n'ibindi bintu bitandukanye hirya no hino. Kuba wabwira umuntu ngo wice schedule zawe uze umfashe cyangwa ubana natwe mu gitaramo umfashe ino service, ni remerciement niko nabyita, ni ukumushimira, nagashimwe niko nabyita. Kandi okay ngaka gashimwe, no uki wowe utoma agashimwe bitarinze kuvuga ngo ibakubwira ati uzashaka. Oya ariko reka tuvuge kugira ngo naho ntabwo ari tarifu, ntabwo bashyiraho tarifu wavuge ngo umuntu playing piano, main piano cyangwa se piano muri rusange
ni wenda ni amadolari 500. yego bavuga wenda gucuranga gitari ni amadolari 400, bavuga wenda gucuranga drums ni amadolari 200 cyangwa 100 cyangwa ngana, cyangwa cameraman cyangwa se whatever umuntu wari wese ufite ikintu a contributing muri icyo gikorwa. Imana igira ukuntu izikora. Iyo umuntu ahagurutse agiye gukorera Imana mu by'ukuri hari ukuntu Imana yaranga. yego Hari n'uwavuga ati okay, naje nishimiye gushyira mu kuboko kwanjye nzagucurangira piano for nothing kugira ngo twamaze ubwami bw'Imana. Hari n'abicara bakavuga ati okay, reka tugire itsinda like ka bands abazoza badukenera tuza tugira ukuntu tuvugana. Sibyo? Ni ukuvuga ngo bari private bafata umwanya wabo uri free. yego Avuga ati reka dukore imyitozo umunsi 2 mu cyumweru gatatu, hari ibyo bigomwa zabicira bashyiraho. Rero ni ukugira ngo bisimbure wa mwanya wawe, ntabwo ari ukurisha Imana. Njye ntabwo mbyumva ko ari ukurisha Imana. Uwo ni njyewe, abandi baba bafite ukuntu babyumva. Muzatubwire ukuntu mwebwe mubyumva muri comment, twumve niba wenda turi wrong cyangwa se turi right. Nshuti namwe bakunze, reka nk'uko yarabivuze, waba ufite icyo wunganira cyangwa se icyo wifuza kubaza, andika muri comment kugira ngo dushobore kugusubiza, cyangwa se muri video yacu ubutaha tuzagira icyo tugusubiza. Reka tubanze dufata akanya gato, tubanze dutegeye n'indirimbo y'umuhanzi wacu Muragwa Felix, turagaruka mu kanya. Isengesho ryanjye Mana we, Mana turagusabye, turagupfukamiye Mana. Hallelujah. Data wera wo mu ijuru, izina ryawe niryubahwe, ibyo ushaka nibibe hano mu isi nk'uko biba mu ijuru. Data wera uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe. Data wera wo mu ijuru, izina ryawe niryubahwe, ibyo ushaka nibibe hano mu isi nk'uko biba mu ijuru. Data wera wo mu ijuru, Izina ryawe niryubahwe, niryubahwe, ibyo ushaka ibyo ushaka nibibe nibibe hano mu isi nk'uko biba mu ijuru. Data wera wo mu ijuru, izina ryawe niryubahwe, ibyo ushaka ibyo ushaka nibibe hano mu isi Hallelujah. nk'uko biba mu ijuru.
ndabikubwiye ntuduhane mu bitwosha ahubwo udukize dushobozwa byose nawe Mana kuko ari wowe uduha imbaraga dushoboza nawe Mana we ni wowe uduha imbaraga nukuri dushobozwa nawe Mana we kuko ari wowe Mana udushoboza mu rugendo kuko mumaze kumva indirimbo y'umuhanzi wacu Muragwa Felix ni umuhanzi ubimazemo igihe kandi abikomejemo kuko mubibona kuko twari tubivuze umusibo ejo ni posho afite konsere hano muri Austin Texas ubwo azaba ari kumwe n'abahanzi bagenzi be James Muhima azaba avuye muri Netherland uwo nawe akaba ari umwe mu bahanzi bakomeye kandi bagiye bakora imirimo itandukanye ngira ngo hazaba ari kumwe na hazaba hari n'abandi bakozi b'Imana na batandukanye, Eric na Nkurumfashi. Eric Nkuru. Ndetse hazaba hari n'abandi bahanzi batandukanye kandi hazaba hariho imirimo itandukanye ubwo rero muriyegerejwe muri iyo gahunda ni ku buntu ariko bitabuze yuko nawe ushobora kuzana isadaka Blessing. ngira ngo Yeah. karibu mu biganiro byacu kuko twabivuze reka dutibuke mu kiganiro cyacu ku bijanye n'umuhanzi wacu karibu kandi mu biganiro byacu Urakoze cyane. kuko mumaze kuzumva indirimbo y'uyu muhanzi ni indirimbo nziza cyane kandi itunejeje kuri ubwo rero waba ufite icyo wunganira waba ufite ibiganiro cyangwa se comment cyangwa se icyifuzo muri make twandikire munsi y'iyi video kugira ngo dushobore kugusubiza cyangwa se tuzagusubiza karibu kandi muri studio zacu reka tuvuge ku bijyanye n'amakonseri urabizi yuko muri iki gihugu cyangwa se muri leta zunze ubumwe za amerika nta bahanzi benshi bakunze gukora amakonseri ese wowe ku ruhare rwawe ubona byaraterwaga n'iki ubona ari izihe mbogamizi zituma batabikora Urakoze. First of all abantu badukurikirana cyangwa se bazabona kino kiganiro bagomba kumva ko bino bintu turimo turavuga ntabwo ari ihame turi kuganira ni ikiganiro ibyo turimo turavuga ni uko twe tubyumva ni uko twe tubitekereza ariko buri muntu afite verisiyo ye y'ukuntu yumva ibintu yego so reka mvuge muri ubu buryo hano nk'uko natangiye mbivuga imyanya iragoye yego kugira ngo ufate akazi schedule cyangwa se orere y'akazi kawe uyifatanye n'ibintu by'umuziki uyifatanye no kuorganizinga concert cyangwa se ikindi gitaramo runaka uri gufata umwanya muremure kugira ngo ubikore byose kuko nta kintu na kimwe ushobora kureka wareka njye niko byumva iyo uri umuramyi ntushobora kuvuga ngo reka maze ndeka akazi nje kuramya nanone iyo uri umukozi ufite contract somewhere muri company runaka ntushobora kuvuga reka stopping akazi nje kuramya ni ukuvuga ngo tukiri hano ibintu byose twemerewe kubikora kandi byose tukareba uburyo twabikora
mu buryo bwiza butagize ikintu Biruzuzanya. biruzuzanya bitagira ikintu na kimwe gipfa cyangwa se cyatuma kimwe kibangamira ikindi. So niyo mpamvu ni imbogamizi igoye kandi ikomeye muri kino gihugu, kubera ko abantu nta mwanya tugira uhagije, kuko tuba dufite ibintu byinshi bitandukanye, bigatuma rero ubanza ukavuga ngo reka ufate igihe kirekire cyangwa se kirambuye ubone umwanya wo kubitegura. njye nuko nkeka, niyo mpamvu nizo mbogamizi mbona abantu bagira cyangwa se tugira, bituma hataba amakonseri menshi, bituma hataba ibitaramo byinshi, niyo mbogamizi. none se ko ndabyumva, ariko se ko abavandimwe bacu bari muri Afurika bakora amakonseri yose kandi akitabirwa n'abantu benshi, ariko ubigereranyije na hano ni kuki abantu bakitabura? uratekereza yuko se ari imbogamizi z'utuzi na hariya barakora, ariko se kuki hariya bitabira hano ntibitabira? Ikindi reka mbivuge gutya, sosiyete y'abanyafurika cyangwa se abantu twaturutse biriya mu bihugu bya Afurika hano ni nkeya cyane paraporo iwacu. Ikindi cya kabiri, usanga abantu benshi hano bakora like, hari abatagira kuwa mbere no ku cyumweru no kuwa kangahe, every day barakora 24/7. none se iwacu tubakora, hariho abakora 24/7. Sure, ariko urebye neza, niba ntibeshe bazatubwire, bazabyandike hasi muri comment, niba ntibeshe ni baki ugereranyije na hano. Bashobora kuba aribo bari kigero gike cyangwa se bari kuri percentage ntoya kugereranyije hano. Rero ugasanga kenshi iwacu muri weekend abantu benshi baba bari free, abantu benshi baba bari free kuruta hano. Kandi ugasanga abantu benshi basa nkaho batuye ahantu hegeranye, mu buryo twebwe hano ahantu ushobora kuvuga ngo umuhano umwe n'uwundi cyangwa se rimwe n'iyindi ushobora kugenda, ndagira ngo wenda San Antonio niho hategereye hano, ku modoka ni iminota ni isaha n'iminota mikeya, ariko hari igihe biterwa na traffic bagenda amasaha 2 cyangwa 3, ariko ugereranyije n'iwacu ahantu wogenda isaha ni kuri, sibyo? Ntakeka ko na distance y'ukuntu abantu baturanye nayo irakonta. Rero ugasanga nk'ahantu iyo umuntu ateguye igitaramo hano, ugasanga abantu bari hafi hano gusa nibo bitabiriye kurusha abandi bantu baturutse hirya no hino. Naho iwacu mu by'ukuri hari ukuntu nyine bagifite umwimerere w'iwacu nyine wo kuramya Imana, bakumva ko bagomba kwitabira, bagashyigikirana, bakumva ko n'ibindi bintu byose babihagarika ariko bakaza bagahimbaza Imana. Simvuze ko abantu bana nabo badatanga umwanya wabo, barawutanga pe uko bashoboye, bakaza bakaramya Imana, ariko audience ya hano iracyari nkeya, niko mbye mbyumva, iracyari nkeya paraporo iwacu. kandi noneho igitangaje iwacu barishura, ariko hano ntibishura. noneho igitangaje abaha batishura akaba aribo babura, abishura bakaboneka. none ntiwumva ko hariho ikibazo? Biterwa n'ukuntu abandika, muri make biterwa n'ibyo umuntu ashaka. ntabwo biterwa n'ibyo umuntu ashaka ukundi, kuko ntekereza ko ahubwo biterwa nuko umuntu aha agaciro ibintu. Nituvuga gutyo abantu bumve ko abantu badaha ibintu agaciro, ni ukuri bakora uko bashoboye, kandi urebye bakora uko bashoboye, ntibakore cyane ngo bagaragare. Yego, urebye inshingano nyinshi abantu ba hano bagira zitandukanye n'izimuhira iwacu muri Afurika. Ni urugero, wenda mfite umugore, mfite umwana, mfite abana, nabo bafite abagore n'abana, ariko hano nuvuga ngo schedule za hano ni gutya. Nuvuga ngo hari igihe nshobora kuva mu kazi, umupartner wanjye nawe asohotse agiye mu kazi. Umugore cyangwa se umufasha, umugore akora amanywa, umugabo akora ijoro. Rero ugasanga usigaye muri za nshingano zo mu rugo, zo gufata abana, zo kwita ku bana, zo kwita ku muryango. Nawe yaza, nawe nuko. Ariko usanga iwacu nyine ka kantu k'iwacu niko nabyita, umuntu aracava mu kazi niba ari umugabo, si kenshi ushobora kubona nanone, si kenshi ushobora kubona abagabo cyangwa se abapapa b'iwacu bashobora gutekinga care cyane abana imuhira, urugo rurimo umumama cyangwa se rurimo umugore cyangwa se rurimo umufasha, kuko hano babikora. noneho muri make uko nje mbyumvise, wavuze ngo umugabo akora amanywa, umugore agakora ijoro.
ubwo ni urugero sibyo yego noneho na cagiye bahuye cagiye muri weekend tuvuge wa munsi w'ikosho n'iyinga baruhutse tuvuge nta kazi niho noneho bose bagomba guhurira hamwe yego kuko iri yinga ryose iyi minsi yose batigeze babonana bageze babonana noneho kandi gani nawo umunsi wabo wo kuruhuka muri iyo minsi ibiri yo kuruhuka rero ni nka ko washatse kubivuga Yeah. inshuti namwe bakunzi reka kandi tubibutse yuko iki cyari ikiganiro atari impaka kandi waba wifuza cyangwa se waba hari icyo ufite kutugezaho ni muri comment wagaye cyangwa washimye ni muri comment iyi video ntigucike kandi tuzakomeza tubagezaho ibindi biganiro byinshi si iki cyonyine naho utaha ariko mbere y'uko turangiza ikiganiro cyacu reka duhe umushyitsi wacu ijambo kugira ngo hagire icyo ushikiriza abadukurikira reka mvuge rino jambo turashimira cyane abantu badukurikira sibyo de turashimira abantu badukurikira mufata umwanya wacu mugategera ibiganiro byacu mugategura ibintu tubagezaho yaba ari indirimbo ni ukuri turabashimiye bigiye kundiba mutima nta kindi kintu twakora nta yindi expression irushe yoruta uko kuri ijambo ry'Imana riravuga ngo akanwa kacu karaze muzumve cyane kuko uko tuba tubivuga kandi ibintu nk'uko nabivuze kare ibi bintu tuba turimo turavugira hano ntabwo ari ihame kandi muzoza mutubwira ngo bino bintu muri kuvuga aha hantu siko cyangwa se mutubwira ngo aha hantu nibyo kugira ngo ubutaha tuzoza tumenya uburyo ki twaranje ibintu cyangwa se tuzatumenya uburyo ki aho byapfiriye ubutaha kugira ngo tubashe kwikosora mu by'ukuri turabashimiye abantu batuye hirya no hino ku migabane yose y'isi badukurikira ku ma platform atandukanye Imana ijye ibamugisha ndabizi neza ntabwo ushaka guspendinga umwanya wawe wicaye urimo urareba abantu barimo baraganira cyane cyane ku bintu by'iyobokamana nubwo bitaba ari iby'iyobokamana umuntu wese ufata umwanya runaka agafata niba bari iminota 10 cyangwa 5 cyangwa ingahe agafukasinga ku kintu arimo arategera ahanze amaso cyangwa se arimo arategera nta uko biri kose ntihazabura ikintu kizima akuramo rero Imana ibamugisha kandi inama zanyu turazikeneye ibitekerezo byanyu turabikeneye kutuba twanyu turabikeneye kandi musapotinge n'abaramyi mubasapotinge mu buryo bumwe n'ubundi mujya ku ma platform yabo mubashigikira aho mubona bitagenda neza mukababwira mukatubwira mugasubscribinga sibyo de n'ubuntu bagasubscribinga ku ma YouTube channel yacu abandi bagafollowinga kuri ma Instagram n'ama Twitter n'ayandi ma platform atandukanye bitera abantu bakora biriya bintu kuraje ikindi cya kabiri narabivuze mu kiganiro cy'ubushize ntabwo tubwira abantu ngo bakore subscribe cyangwa se bakore following ku ma platform atandukanye kugira ngo kubw'izindi mpamvu runaka ni ukugira ngo mu by'ukuri no subscribing ikiganiro twakoze none uhita ukibona nurangiza nukibona ucohereze mugenzi wawe usange twese cya kiganiro cyatugezeho dushaka gukora ibintu none ntibikunezeze ariko wabira undi muntu bikamunezeza bikamufasha rero muzaza mudufasha gutyo cyangwa se muzaza mubana natwe muri ubwo buryo ahasigaye Imana ibamugisha ndakeka rukunguko de naje ari cyo nshobora kongezaho ukoze kuri icyo ngicyo cya subscribe usanzwe hariho benshi batazi mbabare gukoresha iryo jambo ariko hariho ka benshi badasobanukiwe uburyo bwa subscribe aho usanga umuntu akubwira ngo nohereza link noneho subscribe ni akantu gato ni ugukanda gusa kuri ako kantu gatukura kandi se ngo subscribe ni iryo jambo impamvu zako ni ukugira ngo kuko yarabivuze nimba hari icyo dushizeho nimba hari video dushizeho kuri iyi shene nimba hari ikiganiro dushizeho wewe uhita ukibona ako kanya niko kamaro ka subscribe aho usanga umuntu akubwira ngo ni kunyohereza link azi shene yawe azi aho ashobora kubonera indirimbo zawe ariko akakubwira ngo nohereza link iyo utakoze subscribe nicyo gihe ubaza ngo munohereze link kandi gukora subscribe ntibimara umuriro wawe ntibimara amayinite
umugabo umwe niwe bavuze ngo baramubwiye ngo yabwiye iwabo ngo namwohereze link ngo aramubwira ati se uwakoze subscribe urumva ko yari igipfu ari impamvu yatumye akora iriya subscribe. Mu yandi magambo niko yari ashatse muri kuvuga. make iyo wakoze subscribe uhita ubona ibiganiro muri ako kanya. Reka kandi twongere tubashimire, twongere tubahe ikaze muri ibi biganiro. Si iki cyonyine ya gato David, kandi kantu kuri ako kantu iyo ukanze kuri subscribe hari akandi kantu kazaho kizogera ubona kugakirikaho kugira ngo igihe cyose uploadinze ikintu bihita biza kuri telefone yawe cyangwa se kuri laptop cyangwa se kuri tablet ufite mu ntoki, igihe cyose gahita kaza ugahita ukabona ko hari ikintu runaka ashizeho nako kiba kaza bafite. kaze mu biganiro byacu kandi tubasezera kuko ari ikiganiro cya nyuma, ahubwo turabasezera yuko ikiganiro cy'uyu munsi tukirangirira aha, ariko turakomeza tubageza ibintu bitandukanye byinshi nk'uko twabivuze, haba hari icyo washimye wagaye byose ayo ni amakomenti turayifuza kandi turabiyegereje mu makomenti, komenti izo ari zo zose turazisubiza. Naho utaha mugira amahoro, Yesu abaha umugisha, murakoze.